mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro ya Kristo gukomeza kubana namwe. Uyu mwanya twumvaga twaganira ku buhamya bw'iby'Imana yakoze muri Groupe Karumeli. Groupe Karumeli ni umuryango mugari, ni umuryango watangiye mu mwaka w'2010 ubwo abakozi b'Imana, abasore bagera kuri 12 bayobowe n'imbaraga z'umwuka w'Imana baje kwihuza barema Groupe Karumeli baturutse mu matorero agiye atandukanye hirya no hino. Rero Groupe Karumeli ni umuryango mugari, ni umuryango waranzwe n'ibikorwa by'urukundo no gusurana no gusura kwa muganga, kandi bakomeje kubifashwamo n'Imana. Rero nk'uko imyaka yagiye ikurikirana kuva mu mwaka w'2010 kugera 2017, 2018, umwaka wa 2018 niwo mwaka gusura kwa muganga bitaboroheye. Gusura kwa muganga byarabagoye cyane, hari hateganijwe amafaranga agera mu 150 ingahe, haburaho gato kugira ngo yongerwe abe yagera nko muri 200 abashe gusurwa ibitaro bya Nemba. Nk'uko mu mwaka wa 2017 ubwo bahasuraga bari babonye hari abakeneye gufashwa benshi cyane. Rero umwaka wa 2017 ntibyabasha kubashobokera. Mu mwaka wa 2017 bahise bapfusha umwe muri bo bita Nizeyimana Fabrice, babagiye muri ako kababaro kuko bari babuze umwe muri bo, ko urugendo rwo gusura rwagomba kuba mu kwa 12 agenda mu kwa 11. Urumva ntabwo byari biboroheye cyane, ariko igihe bakisuganya ngo barebe ko urwo rugendo rwakorwa rwo gusura abarwayi kwa muganga, indi kirogoya iraje, harimo umwe muri bo nanone uzaba akiriho François, nawe abatwaye muri iyo groupe atwayemo 99,000. Groupe irongera iranyeganyega cyane ko amafaranga yo gusurwa wumva yari ameze nk'ayibwe yari atwawe. Nanone igihe bakikusanya ubwo 2018 birarenze, tugeze 2019, undi nanone Gasana nawe abavuyeho muri groupe nawe atwaye nk'ibihumbi bigera muri 19. Groupe Karumeli ntago yorohewe cyane, byagomeje bigora. Iza kuvamo n'undi munyamuryango Joseph nawe ajya Mozambique. Umwaka wa 2018 kuri Groupe Karumeli wari uwo mwaka w'umwijima, ni umwaka wabagoye cyane, ni umwaka wabaremereye mu buryo bukomeye cyane, ariko hamwe no kugomeza gusenga Imana, hamwe no kugomeza kwegera Imana, bose hamwe abagize Groupe Karumeli bakomeza kwiyemeza cyane, bakomeza gushyira hamwe no gusenga Imana, bumva yuko uko byagenda kose Satani atabariganya kugira ngo uwo mwaka ubashe kuburizwamo, kuko kuva 2010 kugeza 2018 imyaka yose yagiye isurwa, usibye uwo nguwo wenyine niwo wari ugoranye cyane. Uwo nguwo niwo wari uruhanije, niwo habayemo ibyo bibazo byose n'izo ngorane zigiye zitandukanye. Ariko muri uku kwezi kwa 6 gushize nibwo Groupe Karumeli yongeye kwikusanya nanone, yongera gushyira hamwe no gusenga. Abantu bibi byose byabaye tugapfusha François agatwara 99, Gasana nawe akagira atwara 19, undi nawe akaba tuvuyemo Joseph akaba agiye, ariko nta gucika intege. Groupe kongera guteranya andi mafaranga nanone ari hejuru y'ibihumbi 150 yo kugira ngo babashe kongera gukuramo ikirarane cya 2018. Rero ejo ubwo hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2019 nibwo Groupe Karumeli yerekeje mu karere ka Gakenke ku bitaro bya Nemba, ubwo hajya gusurwa abarwayi. Groupe yari yateganije ko iri gusura abarwayi 100. Muri Groupe Karumeli bari biciyemo amatsinda agera kuri 4. Amatsinda rero agera kuri 4. Itsinda rya mbere ryari riyobowe na Mama Jani bakunda kwita Mama Elisa, ari kumwe na Valence, ari kumwe n'umukozi w'Imana Elize. Itsinda rya kabiri ryari riyobowe na Nsabimana, ari kumwe na Munyaneza. Itsinda rya gatatu ryari riyobowe na Nepo, riri kumwe n'umukozi w'Imana Vestina n'undi mukozi w'Imana Pentecote Vedaste. Itsinda rya 4 ryari riyobowe na umukozi w'Imana Amina,
ari kumwe na Evangeliste Fisi ndetse bari kumwe n'umukozi w'Imana Tuyisenge, bose hamwe bari abantu 11. Imana ibaha umugisha cyane. Ubwo rero berekezaga muri ako karere ka Gakenke, bagomba guhaguruka ku isaha ya 8 zuzuye, ariko Satani n'umwanzi w'ibyiza yagerageje kurwanya, kuko uko byari kugenda kose kugira ngo habeho kwihuta cyane. Imodoka twari twizeye yaradutengushye ku munota wa nyuma, ariko habaho kwiyambaza amamoto. Hagomba kubaho moto zigomba gutwara ibyo bintu, kuko habonaga ko bagiye mu modoka no gutega muri gare bitatangirwa ku gihe, kandi urwo rugendo rukaba rutagenda neza. Rero habayeho hagurukirwa ku gihe 9:00, nibwo twari duhagurutse twerekeje muri kariya karere kuri ibyo bitaro bya Nemba. Tuhageze twaje guhura n'ingorane zitabashije kutworohera, ubwo habayeho n'imbogamizi nkeya, gusanga abaganga batangiye gusura, ariko turashima Imana yuko aho abasosiyali baje kwemera ibintu biratangwa, byarangije gutangwa mu masaha moya. Ariko habayeho guhora k'umwanzi Satani mu buryo bukomeye cyane, ko yagiye arwanya urugendo rwose. Ubwo twagarukaga bamwe babashije gukora impanuka, ariko nta kibazo na kimwe babaye. Habayeho ingorane nyinshi, habayeho gutakaza plaque, abaturage bayitoye bayizamura iyo mu misozi, habaho kujya kwibagurira bundi bushyashya. Abandi nabo batakaza icyuma cya moto gigenda gishyiramo vitensi, n'ingorane nyinshi, gutubakisha mu nzira. Byose ni ibimenyetso bigenda bigaragaza ko haba habonetseho guhora kwa Satani, kuko abandi bose bibereye mu ngendo zisanzwe. Yego ibyago n'amakongo ni ibya twese, ariko barashima Imana cyane ko biba byabashije kugenda neza, ngo urwo rugendo rukagenda neza. Ubu bose bakaba bari bazima, bishimiye yuko ikirarane cya 2018 bagikuyemo. Ubu bakaba basigaye 2019 nayo izasurwa 2019 nyine muri uko kwezi kwa 12. Rero mwene data, gusura kwa muganga ntabwo ari ngombwa gusuremo abuzi. Ntabwo Groupe Karumeli isura abantu izi, ahubwo ibasura kuko ari ryo torero Yesu yishimira. Yego tugomba kugira amatorero dusengeramo, ariko gukora umurimo ugasura mwene so n'ubwo waba utamuzi ni ikintu Imana yazaguhera umugisha, kandi kubikora ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Ko Groupe bateganije ko iri gusura abantu 100, ariko byagera birangira basuye 200. Gira abaganga bakavuga ngo ntabwo ari byiza ko mwaha bababaye bakeya, kandi hari n'abandi ahubwo babigabana bose. Yego wakwibaza ngo ese ngo uyu muhaye ibintu atari byinshi cyane byamumarira iki, ariko nubwo kaba gato cyane kakaba nka rya turo rya wa mupfakazi, mwene data riba ribaye. Ntukige ku kantu kose gatonya wabasha gutanga mu buryo bwo gukorera Imana. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha cyane, kandi Imana ikomeze kubagirira neza.